Imana ishimwe cyane. Nanjye nshimye Imana ko mbonye umwanya wo guhagarara hano mvuga imirimo yayo. Ibyo yankoreye ni byiza, byatumye menya agakiza kayo. Nakira agakiza k'ukuri, ariko ndumva mfite ishimwe ryo kubanza gutera agakurasi. Muranyemerera mbanze ngatere. Nanjye magaza aha nitwa Fitinema Christina kubatanzi. Icyambere nshima Imana, ndashima Imana ko yamaye Kristo, kandi nkongera nkashima Kristo we wemeye gupfira ibyaha byanjye. Ibyo sinari mbizi, nukuri nari ndi mu idini ariko ngendera mu kigare. Kandi nkongera nkashima ababyeyi banjye bo mu mwuka batumye mbimenya, kuko n'ubundi nahoze mu idini ariko ntabizi. Hari igihe mba ndi nko mu mirimo yanjye itandukanye cyangwa ndi nko mu kazi, nakumva nkumva biragarutse ko ndi umukiranutsi, nkumva misesheshe umutima wanjye, nkumva urishimye ariko nkahita ngira emosi, nkorana ubwoba ko nzarimbuka. Kuko yego twabaga turi mu idini tukabeshwaho no kwirirwa dusaba imbabazi z'ibyaha, ariko ndashima Imana cyane cyane naje guhura n'ababyeyi bo mu mwuka. Harimo Mama Raduse, harimo Samonimu Lydia, harimo n'undi mukozi w'Imana uririmba muri korali witwa Flora. Manyihangane baremosi. Turi mu idini hano, igihe twajyaga turirimba ikorari ngo njyewe na Yesu twahanye kado, nayimuhaye y'ibyaha amiyaga kiza, njyewe nimundeke nzajya mukorera. Ako nkongera nkibaza ngo ushobora guha umuntu kado ukongera ukayimwaka? None se ko nayimuhaye kuki nongera nkavuga ko ndi umunyabyaha? Dusoma amagambo meza yatumye nakira agakiza. Yohana wa mbere ibice 2. Uhageze nadusomere igice cya mbere kugeza ku n'icya kabiri. Igice cya mbere n'icya kabiri. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yohana wa mbere ibice 2, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nakaze cyane. Uwo murongo watumye nakira agakiza k'ukuri. Ntibivuze ko mbere tutawusomaga, ariko twawusomaga gutyo gusa. Ariko
ndibuka ko hari igihe mukuru wanjye yantanze kumenya ubutumwa bwiza, kwakira agakiza. Mukuru wanjye ni umudamu wa Theoneste, ariko kubera ukuntu dukundana yajyaga ambwira ngo hari igihe ngiyo ntekereje ko uri umunyabyaha mba numva ntabikunze neza. Ninde wakubwiye ko ndi umunyabyaha? Kandi nkongera nkihagararaho, kandi nzi neza ko hari igihe n'ubundi mba nzi ko ndi umunyabyaha. Noneho rimwe arantumira ngo njye kumusura, icyo gihe nahasanze yatumiye bene data abo ngabo navuze, harimo Mama Raduse na Samuni Muridia, yabatumiye ariko bwihishwa agira ngo bambwirize. We yababazwaga nuko ngo ndi umunyabyaha. Noneho arantumira, ngiye kumusura mpita nsanga timu yabo bagenzi be bahageze, barambwiriza ariko umva ntago ndi kubyumva. Reka mbabwire, iyo utarakira agakiza ukumva bari kukubwiriza uba wumva ubihiwe, ukavuga ati barahaguruka ryari ngo bagende nigendere, wumva utari kubyakira. Lydia arambwira ngo ubwo se urumva umerewe uti? Ni ibisanzwe. Ni ukuri nta kintu numvaga. Barataha. Igihe kimwe haza kuba covid, nakiriye agakiza by'ukuri muri covid, muri guma mu rugo icyo gihe. Hanyuma hari abana twiganaga icyo gihe muri segonderi, mu gihe cyashize muri segonderi baza gukora groupe. Noneho harimo uyoboraga korali nari ndimo, nyuma turi abanyeshuri. W'ikintu yarashingiyeho gukora iyo groupe kwari ukugira ngo abwirize ubutumwa bwiza, yari yarakiriye agakiza. Noneho akajya abwiriza abantu, nkumva bitandukanye n'ibyo mbere n'ubutumwa twumvaga mbere. Numva asa nk'uwahindutse, nkavuga se ko numva asigaye abwiriza nka kwa kundi muri rya torero rya sister wanjye arimo, ko numva babwiriza kimwe. Numva ngize ishyaka n'inyota, nza kumuvugisha mu gikari, aranganiriza cyane, ambwira amagambo meza yo muri Bibiliya. Ndibuka irindi jambo naryo riri mu ryatumye nakira agakiza, riri muri Abagalatiya 2:16. Hagira uhadusomera. Abagalatiya 2:16. Amen. Uyu murongo nawe waramfashije cyane, numva umutwaro w'ibyaha, ko kubahiriza amategeko atari cyo gihe tuzatsindishirizwa. Numva ndanezerewe cyane. Hari undi murongo nawe yadusomeye wo mu Baheburayo 10, Abaheburayo 10:14. Amen.
14 na 18. Amen. N'uyu wa 17 ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. 18 ngo noneho rero ubwo ibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Ndakubwiza ukuri ko numvise nabwo numva nshesha urumeza ndavuga ngo wese kuko birashoboka ko umuntu aba umukiranutsi. Numva nakiriye agakiza ndamubwira ngo nguko numva mbaye mushya mu butumwa bwiza. Arambwira ngo ngo nibyo izi jambo yarambwiye ngo ngo va ku giti dore umuntu. Numva ndishimye. Hanyuma ikintu nakoze nongeye kujya nganira cyane n'umuvugabutumwa nyine Theoneste, nyine biramushimisha cyane, biramushimisha ngo tugiye gukundana noneho, ngo twakundanaga ngo noneho ngo tugiye gukundana twese turabera. Icyo gihe naranezerewe. Arambwira ngo rero ngo covid nirangira ugiye kuzegera itorero hanyuma rijye rigufasha. Icyo gihe ndibuka ko nagiye nza muranyakira, mura n'abamama beza baranyakira, ndabishima. Mbasha no kubatizwa. Ndashima Imana ko nahise mbatizwa numva nuzuye umwuka wera bundi bushya. Icyo gihe rero yakundaga no kuma amagambo meza mu Baroma, nkavuga ati nuko Abaroma bari bahishwemo ijambo rizandokora. Ajya nkunda gusoma Abaroma cyane, nkumva hari n'ijambo pastor ko yatubwiye ngo ngiyo ufite ikofi irimo amafaranga ngo ubasha gukemura ngo ibibazo ufite. Nanjye rero iki gihe mba numva mfite Yesu, mba numva ibibazo byose byarakemutse. Reka mpagararira ahangaha, ubuhamya bwanjye bwari ubwo. Murakoze cyane.